Ni channel yacu nanone mukurikira ijuru ntirikorerwa. Ni Emile Nshimiyimana niwe muvugana. Tubibutsa gukanda subscribe ku batari babikora, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose dutanga binyuze kuri iyi channel. Ushaka kujya kuri group ya WhatsApp ni 07844257. Uri hanze y'u Rwanda ni +257844252. Nikaze kugira ngo dukomeze dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bikamera nk'aho umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Urimo kubyumva? Nyamara ku Mana bose ni bamwe, barangana ntaho batandukanye. Iyo dusomye inkuru yo muri Yohana, isubiye muri Yohana 8, ubonamo umugore bari bafashe asambana, bamuzanira Yesu. Baravuga ati rero mwigisha, uyu muntu yafashwe asambana, kandi amategeko ya Musa atubwira ko umuntu wafashwe asambana tumutera amabuye. Hanyuma Yesu ntiyababuranije, sibyo? Ntabwo yababuranije, ahubwo yarababwiye ati ni byiza, ariko noneho muri mwe udafite icyaha, sibyo, naba ari ubanza mbirute kumutera amabuye. Uri kumva ibintu Yesu yarakoze? Yarababwiye ati ntabwo mbahakanije kuko niko amategeko avuga, ariko muri mwe udafite icyaha urimo kubyumva, naba ari ubanza mbirute kumutera amabuye. Urimo kubyumva? Noneho ngo arunama yandika hasi. Yagiye kunamuka nta numwe ugihari. Tujyane imbere y'abantu. Wa mugore wafashwe asambana niwe munyabyaha. Aho ni imbere y'abantu, ariko si imbere ya Yesu. Bose ni abanyabyaha. Urimo kubyumva? Noneho rero na hano twibereye buriya niko abantu babayeho. Bareba umuntu wo mu kabari bakavuga turi yawe no munyabyaha n'ijuru ntaryo azabona. Sibyo? Ngewe kuko mba muri korali, ndirimba ijwi rya mbere. Nyamara imbere y'Imana mwese, none se nyobewe ko nawe muri korali mujye mujya inyuma mukajya kwihananaho. Ese mwa muri kwihanana n'ibyo mutakoze? Imana imbabarire kugira ngo Imana imbabarire kugira ngo Imana igwabarire, natwe turakubabarira. Sibyo abantu babamo? None se mwebwe muri kwihana ibyo mutakoze? Ndiyumva se ko mwese muri abanyabyaha ku rugero rumwe? Byumvikane neza. Satani akanababeshya ngo bamenyeho ngo abantu bamenyeho ngo bakoreye ibyaha, ariko ngo ntibamenyaho ngo babyihane. Ubundi sawa harimo igihano. Abaroma 6:23 haratubwira ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Mu yandi magambo, niba ari igihano cy'icyaha, ubwo rwaba urupfu. Ntabwo rwaba kuvuga ngo mbabarira, ngo nanjye ngo ndakubabariye muri Imana. Urupfu ruri he? Ibihembo by'ibyaha nako nta kandi kayira Satani yashyiriyeho abantu kitwa kwaturirana no kwihananaho, ngo abantu bagire ngo Imana nayo yagize ute yabyemeye. Oya, ibyo wabinkorera nkanjye mugenzi wawe, tukikiranura mu gihe twagiranye ikibazo, ariko Imana yo yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Niyo mpamvu yavuze ngo umunyabyaha no gupfa azapfa. Iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ari nabwo yabwiye umuntu nyine tumunsi uregwa kiriya giti no gupfa uzapfa. Ntabwo umugambi w'Imana wigeze uhinduka cyangwa se ngo uvuguruzwe. Sibyo? Ibyo nibyo byago inyoko muntu yose yagize. Nta numwe uvuyemo. Nta nyiri ubutungane ngo papa. Niba komoka kuri Adamu, nawe ni umunyabyaha nk'undi muntu wari we wese. Biri kumvikana? None ko tubonye ko
umuntu usenga n'udasenga baba bari kureshya, n'umuntu utukana n'uwishe baba bari kureshya, amaherezo y'ibyo yazaba yaje. niho tugiye kugera. Umuntu usenga ndetse reka nkwereke bibajije abo batukana n'abakora ibyaha bangana n'abadatukana bakanaririmba bose, ubwo ni kimwe. ndetse si ukoze bike na byinshi, ndetse gusenga ndetse n'amasengesho y'abanyabyaha Bibiliya iyita ikizira mu maso y'Imana. Niyo mpamvu abantu bazaza ntimwabisomye muri Matayo 7, umurongo wa 20 kumanura, ngo bazaza bamubwire ngo twakoze ibi mu izina, dukora n'ibi mu izina, sibyo? Ababwire ngo nimumve mwankozi simbazi, nta nubwo nigeze. Hari ibintu bibi bari bakoze se kugira ngo bari bagemuriye abarwayi, bari basenze, bari banakijije abarwayi, bahagurutse ibirema kandi byose mu izina. Ariko ababwire ngo nimumve mwankozi simbazi, ariko sinigeze. kuri ibyo byiza n'ubundi nari ndi kwibaza Bazarati nari ndimo nibaza hariya Imana yabwiye Kayini ego maze kwica murumuna we, noneho Imana aramubwira ati yamubaza ngo ni iki gituma ugira gute, ngo nuko ari byiza tuzemerwa. Ibyo byiza rero umuntu asaba gukora kugira ngo Imana imwemere, turaza kubireba. Si ibyo ngibyo nyine by'umuntu, niho tuza, niyo kibazo cy'uyu. Izo nkuru uvuze nazo ziba mu itangiriro mu bice 4. Bandika icyo gice bazagisoma bari kwandika itangiriro igice cya 4. Baraza kubona abahungu babiri, sibyo? Umwe yitwa Kayini, undi yitwa Abeli. Bose bombi baravukanaga. Noneho abo bahungu bombi ngo hari ikintu bakoze, ngo bazaniye Imana ituro, sibyo? Buri umwe azana ituro. Imana ngo yemera ituro rya Abeli, ariko irya Kayini iraryanga. Turaza kureba n'ituro Imana yemera n'iryo itemera. Noneho ariko ndavuga ku rya Kayini imbere yo kugera kure, kuko rirajyana n'iki tumaze kuvuga. Irya Abeli ryo rirajyana n'ikiza gukurikira, ariko irya Kayini reka turivugeho gato. Duhereye nko ku murongo bukeye, umurongo wa 3, igice cya 4 cyo mu itangiriro. Ndavuga ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, sibyo? Yazanye ituro ku mbuto z'iki? Kayini, umva ukuntu handitse. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Biri kumvikana? Mwahumvisha abantu? N'Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Umurongo wa 5, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Ndagira ngo nsobanuremo akantu gato. Kuki Imana yanze ituro rya Kayini? Nuko ryaje ngo riturutse ku mbuto z'ubutaka. Biri kumvikana? Ariko ubutaka rero Bibiliya ivuze n'iki? Ni umuntu, kuko umuntu yaremwe mu butaka. Biri kumvikana? Bivuze ngo igiturutse mu muntu cyose ni ikizira imbere y'Imana. Ntabwo ari uko yatuye bike cyangwa se byinshi, ntabwo ari uko yatuye imice nk'uko abantu bajyaga batubwira kera, ntabwo ari byo. Ahubwo gusa Imana yarigayiye naho ryari rivuye. Imbuto z'ubutaka rero ni umurimo w'umuntu wese, kuko umuntu yaremwe yaremwe mu gitaka. Biri kumvikana? Ikivuye mu muntu cyose rero kirazira imbere y'Imana.
biri kumvikana. Ituro rya Abeli ndashaka kugarukaho kano kanya, ahubwo nza kugarukaho nyuma. Ryo ngo yatanze ku buriza bw'umukumbi no ku rugimbu rwaho, aho turaza kuhagera. Ari nacyo wabazaga ngo none umuntu yakora iki kugira ngo Imana imwemere. Wakora nyine nk'Abeli, kuko nawe baramubwiye Kayini ngo yukora ibyiza nawe wari kwemerwa. Ariko ibyiza ni ibihe? Sibyo? Ni ibisa n'ibyo Abeli yakoze, ariko turaza kubibona. Utarakomeza se. Okay. Ubwo nuko ngo ni ibikorwa byose. Donc tuvuge wenda niba umuntu ashobora kuba yahinga cyangwa se ikintu umuntu atekereje gukora akakibyaza umusaruro, yabyaza ubutaka, cyangwa se ikintu icyo ari cyose umuntu yakwikorera akaba ari cyo atura Imana, ikintu cyo kitemewe. No kuririmba no gucuranga, mega ikintu cyose kivuye mu muntu, igikorwa cya muntu cyose, sibyo? Watekereza ko wagitura Imana, ntabwo Imana yacyemera. Urimo kubyumva? Kuko wowe ubwawe uri mubi, sibyo? Ubwo n'ibyo utuye nabyo bihinduka bibi. Biri kumvikana?